Ese waba warigeze wibaza ngo ni ukubera iki izindi mbuto zose zirohama mu mazi iyo uzishyize mu mazi, gusa washyira pome hejuru y'amazi yo ntirohame kandi ari imbuto nk'izindi? Ubibonye wabona ari nk'ibintu bitangaje, gusa ubundi nubwo apple cyangwa se pome ari solid, ntabwo bisobanuye yuko zijya zirohama zo mu gihe uzishyize hejuru y'amazi, kuko igisubizo ubundi kiba cyihishe nk'imbere muri uru rubuto. Ubundi iyo uramutse ufashe apple cyangwa se pome ukayishyira nko hejuru y'ibase y'amazi, akenshi uzabona yuko iyi pome ireremba hejuru. Impamvu ni ukubera yuko pome ubundi ntabwo 100% ari solid. Ubundi mo imbere muri pome habamo imyanya myinshi cyane ndetse kandi n'utwenge twinshi tw'umwuka. Ubundi 25% kwa pome yose kuba kugizwe na volume y'umwuka. Ibi ngibi bisobanuye yuko rero pome yose, 1/4 cya pome yose kiba kigizwe n'umwuka. Kandi hano hari siyansi isanzwe yoroshye ibyihishe inyuma. Dusanzwe tuzi neza yuko ikintu cyose gishobora kuba cyarohama mu mazi mu gihe density yacyo ari nyinshi kuruta ayo mazi. Kandi tuzi ko density y'amazi aba ari 1 gram per cubic centimeter. Rero iyi pome kubera yuko iba ifite imyenge myinshi kandi ifitemo umwuka mwinshi, bituma density yayo igabanyuka cyane ugereranyije n'iy'amazi. Iyi niyo mpamvu rero uramutse ufashe nka apple cyangwa se pome ukayishyira hejuru y'amazi ihita ireremba. Kandi igitangaje ni uburyo ubu buryo ari nabwo ubwato bukoresha kugira ngo bubashe kuba bwareremba hejuru y'amazi. Ntabwo ubundi biba biterwa n'uburyo ikintu gikozwemo cyangwa se ikintu gikozwemo, ahubwo biterwa na average density, cyangwa se tuvuge umwanya icyo kintu gifite. Gusa nyine pome nyinshi zaba zareremba mu buryo butandukanye bitewe n'uburyo zikoretsemo, kuko ntabwo zose zigira umwanya w'umwuka ungana. Hazireremba cyane ari zisa nk'izishaka kuba zarohama, ndetse bitewe hari n'izishobora kuba zarohama. Gusa nyine nyinshi zirareremba. Rero ikindi gihe uzabona pome yarerembye hejuru y'amazi, ntabwo ari ukubera yuko yoroshye cyangwa se ngo biterwe nuko yaremeye kureremba hejuru y'amazi, ahubwo biterwa n'umwuka uba wibereyemo imbere, mbese muri make umwanya wibereyemo imbere. Njye nari iFabrics wakoze kunyumva. Hari ikindi kintu ushaka ko tugukorera, wandikire muri comment.